Ndabasuje cyane kandi nongeye kubaha ikaze ahandi ku Ijambo TV. Nkuko rero mu bimenyereye dukunda kubagezaho inkuru zinyuranye kandi zitandukanye. Uyu munsi rero reka twerekeze mu gihugu cya Iraq, hanyuma tubabwire kuri iyi nkuru yakomeje gutangaza abantu benshi hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Ni inkuru mu by'ukuri umuntu wese yatekerezaho kenshi. Ni inkuru kandi iteye agahinda, aho ibyari ubukwe byaje kurangira abihindutse ikiriyo, ndetse bamwe berekeza kujya gushyingura. Ni agahinda gakomeye cyane. Ubusanzwe bimenyerewe ko iyo abantu bakoze ubukwe haba ari umunsi w'ibyishimo, aba ari umunsi w'umunezero. Gusa ahangaha ho abari batashye ubukwe baje gutungurwa n'inkuru y'incamugongo, aho wari uri kubatekera ibyo bagombaga gufungura muri ubwo bukwe byaje kurangira yisanze mu isafuriya, aba arapfuye, abantu amarira aratemba. Bisanzwe bimenyerewe yuko abitabiriye ubukwe biyakira ndetse bakanafungura. Umugabo nyuma yuko yaratetse ibyo abatashye ubukwe bagombaga kurya abasoje ubukwe, agatotsi kaje kumwiba, agwa agacuho, aza gukanguka yisanze mu isafuriya y'isosi y'inyama z'inkoko bari batetse muri muvero, birangira apfuye. Umugabo witwa Isa Ismael w'imyaka 25 y'amavuko ukomoka mu gihugu cya Iraq yitabye Imana nyuma yo kugwa mu isafuriya yuzuye isosi y'inyama z'inkoko, aho yari arimo guteka mu bukwe mu gace ka Zako gaherereye mu majyaruguru y'iki gihugu cya Iraq. Ni ibintu bibabaje kandi biteye agahinda, ndetse byakoze ku mitima y'abantu banyuranye. Ibi byaje kurangira abatashye ubukwe bakomereje ubukwe bwabo mu itabaro, nyuma y'uko uyu mugabo wari utetse ibyo bagombaga gufungura yitabye Imana. Ni ibintu byaje rero kurangira uyu umugabo nawe yitabye Imana, aho yari yaje gususurutsa cyangwa se gufasha aba bantu bari bafite ubu bukwe. Ibi byaje kurangira abatashye ubukwe bose baguye mu kantu, maze aho gukomeza ubukwe bwabo baherekeza uyu nguyu wari witabye Imana. Ngo ubwo yari yicaye imbere y'ibyo yari atetse, agatotsi kaje kumwegura, maze birangira bamusanze mu zindi nyama. Ikinyamakuru arabnews.com dukesha iyi nkuru gitangaza ko uyu mugabo ngo yaje gutabaza, bagasanga umubiri we wahiye ku kigero cya 70%. Ibintu byaje no guhita bimuviramo urupfu. Abo mu muryango we baguye agahinda, maze amarira arisuka, imitima irumagara ku bantu benshi. Uwumvishe iyi nkuru wese agahinda akamweguye, aho abari batashye ubukwe ibyo gukomeza ubukwe byaje guhita bihagarara, bose bakerekeza mu itabaro y'uyu mugabo wari umaze gupfa amarabirana, urupfu rutunguranye cyane. Ni ibintu byababaje cyane. Gusa icyo benshi bavuga ni ukumwifuriza kugira iruhuko ridashira. Imana imwakire mu bayo. Nanjye reka ngire nti Imana imwakire mu bayo. Mwebwe mwese mudukurikira ku Ijambo TV, reka atubagarukeho. Tubifurije kugira ibihe byiza, yaba abari mu Rwanda, abari muri Afurika, ndetse no hirya no hino ku isi hose. Tubibutsa ariko gukora share, like ndetse na comment, mukaduha ibitekerezo byanyu, munakora subscribe kuri channel yacu. Ndabashimiye
cyane mwese, reka asezereho mbifuriza kugira amahoro n'amahirwe, Imana ibarebe neza.